mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria, aho izuba ry'igikatu risiga ibyuya ku ruhu, aho amahoni y'imodoka atera akaduruvayo mu matwi y'abantu. Niba warageze i Kigali ibyo nta kabuza urabizi. Aho muri Lagos rero hari umwana wahoraga yiruka ku modoka aho muri gare kugira ngo agurishe amazi ye. Dore ni nk'uko iwacu Nyabugogo bigenda, cyangwa se abo twita abazunguzayi. Wari wanywaho akaji uguriye Nyabugogo? Ni nk'uko uno mwana yari abayeho. Izina rye yitwa Victor James Osimhen. Iyo urebye aho yavuye usanga Osimhen atari inkuru y'umupira, ahubwo ni inkuru y'umwana waboneye icyizere mu mwanda. Ni ikimenyetso cy'uko nta nzozi ziba nini cyane ku muntu wumva ko ashoboye. Gusa uyu munsi wa none byagorana kubyumva uburyo ikirangirire ku isi nka Osimhen cyanyuze mu nzira isharira kurusha umubirizi numvishe. Ngaho rero reka dutere agatebe tuve imuzi n'umuzingo ubuzima butangaje bwa Victor James Osimhen. Ye tugiye kubana nitwa Thierry Areniyigena, mbahaye ikaze. Hafi y'ikimoteri kinini cya Lagos cy'imyanda, cyangwa se reka mvuge induba ho muri Lagos, aho impumuro mbi y'imyanda imenyerwa n'abahatuye uretse ibimwivugisha ngo akabi ntikamenyerwa, niho Victor James Osimhen yavukiye ahagana mu 1998 mu Kuboza tariki ya 29. Ndetse Osimhen yavutse ari umuhererezi mu bana 7. Gusa uyu munsi reka tuvuge ku buzima bwe bw'ubuzunguzayi mu mujyi wa Lagos. Ahari se niba warateze imodoka bino bintu urabindusha rwose. Ni nka kumugera muri gare runaka ukabona abacuruzi birahase bacunganwa n'uko imodoka ije kugira ngo bacuruze ibicuruzwa byabo. Gusa Osimhen we yacuruzaga amazi, buriya wasanga nawe yarayatuburaga nka kumwe kwa Nyabugogo. Ku myaka mito cyane ndetse Osimhen atibuka neza nibwo mama wa Osimhen yitabye Imana, ndetse bivugwa ko icyo gihe Osimhen yari afite imyaka hagati y'5 n'6. Ndetse nyuma y'uko nyina apfuye mu mezi make cyane se yahise atakaza akazi, bityo ubuzima butangira kubarirwa mu bihekane. Umwe mu basaza bari baturanye tutabashije kumenya amazina ye yagize ati, twese twari tuzi Osimhen yari umwana w'ingufu utajya unanirwa, ndetse igihe cyose yari ku muhanda agurisha ibicupa by'amazi. Gusa Victor Osimhen yari afite umuvandimwe we witwaga Rashid Osimhen, wari umwana wahoraga afite icyizere ko rimwe ibintu bigomba guhinduka, kabone n'ubwo abavandimwe bose ba Osimhen bakoraga imirimo iciriritse. Umuturanyi wo kwa Osimhen witwaga Haisika Tibero yavuze ko Osimhen yari umwana wabo wa buri mubyeyi wo muri ako gace. Yagize ati, yari umwana mwiza, twese twamwoherezaga kugura ibintu kuko yashakaga akazi. Umuvandimwe we mukuru yacuruzaga ibinyamakuru kandi umuryango wose warakoraga. Twebwe abaturanyi twamwoherezaga nko kuvoma ubundi tukamuhemba. Yongeraho ko landlord wabo mama Oshod yamwoherezaga kugura peteroli kandi n'akazi gakomeye yagakoraga nta kwinuba. Hari n'undi mugore witwaga Iyachi wacuruzaga umuceri n'ibishyimbo. Osimhen yamufashaga gutwara imizigo, ubwo ni ukuvuga ko Osimhen yari umutandiboyi we. Gusa ngiyo Osimhen yatindaga, uwo mugore yamuteraga ubwoba akamwambura inkweto ze nk'igihano, kuko ngo Osimhen ari wo mutungo ukomeye yari afite. Iwabo kwa Osimhen bari bahanganye n'ubukene, umutekano muke n'igitinyiro bari bafitiye abayobozi, kuko n'inaha iwacu urabizi nawe ukuntu baba bagurukana n'abadaso. Ariko ibyo byose ntibyamuteraga ubwoba, n'ubundi yarakomezaga agacuruza, kabone n'ubwo yamburwaga rimwe na rimwe ibyo yagurishaga n'inzego z'umutekano. Osimhen yagize ati, ntangira nabaga mfite ubwoba, gusa narashinyirizaga nkihangana kuko nta kundi byari kugenda. Gucuruza amazi muri Lagos ni uburyo bworoshye ariko bukomeye, kuko ugomba gukurikira imodoka aho ihagaze hose, ugaha amazi abagenzi uyanyujije mu madirishya yazo, ubundi ugakusanya amafaranga baguha nubwo aba ari make. Gusa benshi nubwo bazi inkuru ya Osimhen yo gucuruza amazi muri gare, binavugwa ko yanakoraga isuku mu bwiherero mu baturanyi. Gusa umuryango we wose wagura aho mu muhanda ukora utuzi dutandukanye. Osimhen yagize ati, muri ubwo buto mukuru wanjye yagurishaga ibinyamakuru, mushiki wanjye akagurisha amacunga, naho njye nkajya mu muhanda wa Lagos ngurisha amazi ku modoka. Yakomeje agira ati, hari ubwo nirukaga ku modoka gutanga amazi, nkongera kwiruka njya gushaka yo kugarurira abakiriya, nkasanga yansize. Ibyo bihe byagiye bimfasha cyane mu buzima.
Nubwo Osimhen yazamukiye mu buzima bwuzuye ubusharire, umupira w'amaguru niwo mucyo wa mbere yabonye mu buzima bwe. Ibyo byose byatangiye mu buryo bworoheje cyane ariko bwuzuye inzozi n'icyizere cy'umwana wo mu muhanda. Mu gace ka Oulususun, hagati y'umwotsi w'imyanda, umunuko n'amazu yegereye ikimoteri, Osimhen yakiniraga ku muhanda n'abandi bana b'abasore. Yagize ati, nari umwana w'imihanda ariko buri munsi nashakaga uburyo bwo gukina umupira. Wari umwanya njyamo nkibagirwa ibibazo byose. Ndetse mu gihe gito nibwo Victor James Osimhen yatangiye gukina umupira mu ishuri ry'abato, maze mu mwaka w'2014 Osimhen yajyanywe muri FIFA Goal Project Pitch muri Abuja, ahari gutoranywa abakinnyi bazajya mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17, aho byari abana babarirwa mu bihumbi nk'uko yabivuze, ndetse ko buri mukinnyi yahabwaga iminota 15, gusa benshi batahaga batarigaragaza. Gusa Osimhen yumvaga ko ntacyo yahindura, ariko mu minota 15 yonyine yari atsinzemo ibitego 2. Benshi baracyuwe, ariko umuganga w'ikipe niwe wababwiye ati, murebe uriya muhungu wambaye icyatsi. Gusa ibyakurikiyeho byo ni amateka ndetse n'ubacyubakwa. Naho ubundi reka tuzahura ubutaha, Imana ibafubike iyo migisha. Ndabakunda.